Debi ndababona rero nuko nyine tuba twimereye samura ubaye turi inshuti ndabizi ko muri inshuti ntabwo kuki mutajya mubwira ko tubanga twanyu nk'abakobwa ubu mwatangiye kugira abantu ku ruhande ntazi ibyo ari byo aya ni divine ko yisiga njye ni amabanga menshi njye asema ubu se twagiye gute ko tuba tutavuye mu rugo ushatse kuvuga ko mbafungirana se mbarizera abantu bansura ukanga nayagira neza oya hari abaza bitari ngombwa shiri ntabwo abantu bose mu buye ari ngombwa ngo ariko abantu nose uko bari inshuti mwarambabariye byarangiye umubyeyi agomba guhagarara henyine ubu noneho yaza se ubu noneho yaza mama yakomeje kwanga ari shiri Merci. welcome Good evening, my people. My lovely ones. how are you I'm good. How are you doing? I'm okay Oh. Ça va? bien merci Ah, wariye? Wariye? Ndabyumva mu maboko harimo ingufu kabisa. mba nariye Ah, comment allez-vous? Ah, reka ngume hano ntacyo. Are you okay? Divi. Comment ça va? merci urumva ko noneho gitangiye Birimo biraza. Ariko Kadivi basigaye biga France gusa Oh. urumva ko yafatishije Ubundi Kadivine kundi wadusubuzwa n'inge nakabyaye. oya shiri ntabwo ukiri inkera ari urukondo Oh. Wow. Ma fille. Bon, c'est bon? wow Ah, c'est bon vraiment hein? Urimo urakandagira ku maguru yawe abiri. Vraiment. imana yabikoze Oh, c'est bon ma fille. C'est vraiment bon, magnifique. Fantastique. Ah. Muganga? Mwumve muganga sibyo byo guhura ntimuri kumwe. rero ubwo kugeza ubu Fanny ameze neza wakoze akazi keza mukobwa mwiza ibintu byose namubwira arabikora Vraiment Dieu merci. ubwo rero niyagira ikibazo kibamo urabizi uraza kumuvugisha ariko kugeza ubu ngubu ameze neza kugenda ntabwo biri kumubabaza uretse penikire nke yasigaranye nazimara biraba byaranze Wow. Kubera isomo. You have to be attentive. shiri cyaragenda kugira ngo ushimire kuri iyo tutakugira hari umwana wacu ntabwo bari gukandagira nta kibazo uzi ko nazankuvu zashize ni inshingano Asigaho dukeya ariko imana iguha umugisha kandi umutima ufite uzawugumane ntabwo ari ukuvura gusa ahubwo ubifiteho nk'impano narakubonye numva umwana wanjye agomba gukira ngo njyewe nagenda noneho ikindi kintu muramenyesha sawa Fanny witeho Doctor, my heart is now full of joy. Thank you so very much to be attentive over my daughter. my pleasure Nakunze uburyo wabyakiriye, nakunze uburyo you spent your time in my home. Hejuru ya kariya kaginga kagenda karangaye. Vraiment sinabona uburyo ngushimira. Sinabona ibyo nguha wenda kubyo ufite umuntu yakongera. Ariko icyo nagusaba ni kimwe. Please ntuze kumpakanira. Can you please be part of my family? say yes already because twaraganiriye nkuko nari ndivuze ni nk'abavandimwe banjye nukuri ntabwo nabyanga maze kumva hano ari nk'umugisha Vraiment feel at home. It's your second home.
ariko biranangoye kuramo ise nyira byihuse kandi narumvaga nyine narakomeretse cyane ceceka aho ngaho sinange gusa n'Imana yaradufashe nari bura kureba imiringoti n'imihanda n'amamu ngiye kujya mujyana tugende umufashe in short my whole family is proud of you. Urazi n'ikindi icyo nakwitura ntujya kurongorwa ubukwe bwawe nzabukora bwose. izi ko zatari kinari wakoze n'ukuri isigaye ni ukuzabazanira umugabo umva n'imugore mushaka gusa ariko I don't know niba wamushima njye mfite umusore mwiza hano kandi mwiza cyane. reka mbigiye No. Adolf is here around. My son. si turaza kuba urabanza umubaze murambwira Okay. Fanny So, asante ego shiri wakoze Bye, neza Mia. cyane Mia. ntabwo ari Mia hambirwa. Dr. Mia Ni Dr. Mia. wa nta kibazo tururunga Okay. mami naguherekeje Mama w'abana akungereza aho hirya. Dr. Mia nanjye ndaguherekeje utanu garuka mumubwire ko mumukunda Ujya uvuga Dr. Mia kuki iyo title tuyikuraho hambirwa gusa. nyine amashuri yarayapfobije akwiye tubwiye ko ari urungano ni urungano ariko buriya hari icyo barushijeho. Umunsi nawe uzashyiraho something like a title kandi biri hafi ngira ngo yes yeah and I wish ko byaba arega mugire tukiriho kugira ngo tubagire tubafashe natwe kutubwira ngo dushaka abagabo okay mukabyara mwe umunsi muzumva muri tayari ntawe kizo pressure muzahitemo mukurikije uko umutima nama wababwira kandi icyo nabasezeranya umuntu wese muzanzanira hano uko azaba ari kose it will be your own choice kuko njyewe ndinde kubabuza umwakunze njye ko nabambujije yuko nababyaje turababona vuba ariko you have to pay attention kuko hari igihe umuntu aza just for profit cyangwa bitari mu rukundo okay mugende muhaguruke mutembereza hano mu nzu turebe ko yanakize yes mumutembereze abari kukubeshya kandi mumurekure ihagurutse ereka dadi kuri kugenda neza ariko ejo bundi yamaye examen murekure wifata hano kandi ukomeze inama za muganga c'est vraiment chérie wagira ngo ariko umugeze mu rugo nyamara ntabwo mpagaze vraiment je suis vraiment content kuba umwana agarutse ku maguru y'abiri byo gushimira Imana wiriwe ute se shu meze neza cyane ndashima Imana ndaje nibe mu byiza ngeze mu byiza umva c'est bon urabizi ukuntu umereye utashye cyane karibu hanyuma akantu nashaka kukubwira nk'agatekerezo mvuge nta kiba chérie urumva urabona tugize umugisha uriya mwana wacu arorohewe si no koroherwa yakize mu izina rya Yesu Imana yamukijije none uriya nta kuntu wareka agatangira kwegera musaza we mu kazi byari byo yes but she has to get
better before. Babe, Yeah. Reka mbere na mbere abanze amere neza cyane kurushaho, tumwiteho mu bundi buryo, kugira ubwo azajyayo kuko mukuru we nawe ari hari kumwe na musaza we gusa urumva. njyewe icyo nashaka kumva nicyo kujyayo bwazajyayo. Uretse ko nzamubuza umuntu kamera. Urumva agomba kugenda akaba afasha musaza we. Urabizi ko Fani burya aba hafi cyane ya musaza we. Yes. Abafite cyane. She has to be. Akagira ibintu amenya, akagira ibyo yiga. Yes. Ibyo tugira abana bari strong. Yego. So that's good. Ndabona mwiriwe neza. Reka nanjye mpindura imyenda. Ndi no muri douche ariko. Nyine katse mufashe. Nase kujya muri douche. Vuga yega cyane. Yego. Merci. Oui ma belle, c'est vraiment. Okay. Nta kibazo rwose product twazibagezaho bidatinze. Sorry gato reka n'ubu. Ni karibu. Ya branch zose ziri gukora kakanya. Reka ntakire. Ni karibu cyane. Se buryo uzi kuyoboka bingana gutya? Umwana w'ikigali yuba. Uzi utese? Oya biratangaje pe. Ariko ko ntabwo nayo. Uburyo iswagira. Kandi wa my location ntabwo nayo. None numva kuri buze kuza wenda aho saa 10 saa 12. Kuko abantu b'ikigali bakunda amasaha y'umugoroba cyane. Uzi neza? C'est bon. Long time. Barashyinguye. Twagiye yo gushingura. Byagenze neza nuko no kwihanganisha umuryango wabo. Condolences. Nanone nta kintu nakubwira. Kubura umuntu ufataga nk'umubyeyi biragora cyane. Ni ubuzima nyine bisanzwe. Tugomba kwimenyera nuko nyine kwakira ibintu bibi biragorana cyangwa cyane urupfu urabizi. Ntabwo tubyakira ariko nubwo biba buri munsi ntabwo umuntu ajya bimenyera. Cyane kabisa. Sure. Umunsi mwinshi rero. Yeah, Dr. Mia. How are you doing? Oh, yeah, doing fine. Ko numva wagira ngo uri busy? Oh, twavugana noneho. Message yawe narayibonye. Yambwira ko ushaka ko tubona twaganira. So iyi wiki yose rero narindi busy cyane kabisa, nari mfite akazi katanyoroheye. Ya niyo mpamvu wabonye nigeze nsubiza message yawe ariko narayibonye. Yego rwose. Anda kumeze neza. Waratuje? Ntabwo ibinyabiziga biri kugonga mu muhanda, ntabwo uri kwambuka nabi. Oya. Babiga ariko hamwe n'Imana no gusenga Imana iraguturisha. Umutima usubira mu gitego. Ni byiza cyane. Umeze mute se n'ababyeyi? Tumeze neza pe hano mu rugo. Nta kibazo na kimwe gihari. Turishimye, life is Gucci. Okay. Bari se ngo tubasuhuze. Sha ntabahari. Nabari. Umva ninjye uri mu rugo ubwo nayo nandi kuri telefone ndi gukora ibintu by'akazi mu kanya gato nari kugenda. Nuko nyine warumbiye kugiye kugera hano ntabwo nagenda ntakwakiriye mu rugo. Urumva ikintu kinzanye nyamukuru. Mana yaravuze ati nta nubwo bibaho. Urabizi situation twahuriyemo nari meze nabi kabisa. Byancanze yagira ngo nenda ngo gutoragura hano shashi. Narabibonye. Ariko bigira kuri step yo kuba no gutanisha kubasha kirage bura nanjye no mu kazi. Mu mashini. Yes. Harimo passport. Harimo ibyangombwa bitandukanye.
n'ibyo ku kazi byose, ku buryo nyine manange kongera kubona ibindi byari kunsaba. Ndabyumva cyane, kubona passport biragora, kubona indangamuntu cyane biragora, kabisa. none ibikoresho by'akazi nabyo, ikibazo ntabwo ari amafaranga ugura wenda iyo mashini, ahubwo dokima zirimo imbere. Yego. So urimo uratekereza none twabishyira ryari se ko ndashaka kubihuza na gahunda yanjye y'akazi? Yeah, of course. Nicyo nshaka kwanza. Okay, niba uri muri Kigali ntacyo ikibazo cyaba ari mu ntara ngaho muri Kigali ho ndumva possibility irahari cyane. Next week. Yeah, wambwira umunsi mwiza ntacyo wahitamo wowe. Ari Sunday. Okay, ntacyo reka tubonane Sunday after church tukazabonana ntacyo bitwaye. Yeah, all right, thank you. Some idea. Ako ujya ubona nk'abana b'i Kigali ukuntu barakaye. Kubona sake yawe umva noneho babona nyine ni amahirwe. Ni amahirwe cyane. Ntabwo bibaho. Harimo n'utundi tuntu tw'abakobwa twinshi cyane. Usibye ko n'ubundi utari wabonye ikirimo, ariko kubona ishakoshi y'umuntu ukavuga ati ntagomba kwimuha. Ko tubara amafaranga of course. Ariko twararezwe nagize amahirwe y'ababyeyi bampureye mwiza. Ikindi badutoje no gusenga. Kumva rero ntabwo nabona ikintu nk'icyo, kandi noneho nkabona situation irimo nagize mu gitware, nta n'umugisha nazabigiriramo. Jerense gusa n'umugisha nanjye nagizeho kumenyana nawe, kuko ntabwo ari abantu bose bagira uwo mutima. Umva naragushimiye kabisa, kandi nshimiye na famille yawe muri rusange nubwo badahari. Wanshimira rero ubwo ko ufite inshuti yitwa Claudia. Next time nzanagaruka bahari dusangire. Nanjye nishimiye guhura nawe, ni ibintu by'umugisha mwinshi. Yego. Wenda nanjye nshobora kuzagera iwanyu tukajya tuganira birambuye. Ikindi wakoze cyane kugira umutima wo gushima. Merci. Ntabwo ari buri wese ushima. Kandi umukobwa mwiza. Bite si cyane. Umeze bo? Oh. Umeze bite se? I'm doing fine, Gabiza. Shana ne wallahi. Ariko kumbe byatho. Urazi se basi. Ikintu nekereje. Tekereje iki? Njye mpita nikangarika. Nikanga mama wawe. Avuze ko mama wawe nawe yaguhabuye. Bikaze mwana, bikaze. Ahubwo I remember that time, urabyibuka ariko ukuntu byagenze mwana. Shaye basohoye nabi. Dusohoye nabi mu gipangu cyanyu, hasi noneho. Nuko gutereta se iwanyu bigenda. Mu bagwiza tunga, arya niko babita abakire. Urumva rero mama narayiye kutazasubira iwanyu tu. Kubera iki? Usosubira hara none wakubitwa usubiyeyo. Oya ariko ni ukubera mama we ntabwo akunda abahungu baza kudusura mu rugo, ariko papa we nta kibazo. Sure. Ntabwo nzababwira papa haruze. Mama wanyu sha. Kunabonye ari très dangereuse byatari wa. Mama nta kintu mwaza mavuga nakibona umuhungu yinjiye igipangu. Ngabwo bura wenzajye ngurabura. Nze atari. Cyase ahandi hantu. Sibyo? Sibyo byiza. Gusa nyine ndumva gushaka. Sure. Byatwaho kayiza. Ndashaka iki Jasper? Ndashaka wowe. Kandi Maria. Always. Ngamfata. No, not here. Where? Ngushaka. Where? Ndagushaka Samuel. Wow. Basi wamaya bakisi. So akama. Wanduka ayashaka ngakurambisha. Rambishe basi. Basi ngana tujye mu cyumba none. Tuganira. Okay, it's okay. Tugende. Hano muri salo asanga banatwinjira. Jasper, anyumvishe. Jasper.
Jasper! Dr. Mia, umeze ute? Ubuze amahoro? Oya, Reka musubize basi. biteze. Sawa. Warakoze kumvura. Wowe nta kibazo, umeze neza. Uri koroherwa se? Yameze neza ariko wowe ndabona utameze neza. Oya, ameze neza nta kibazo. Nari Mbonye wagira ngo uri kwiruka ku muntu. Yarakwibye bye bigenze gute? Kuko nayo mbonye wataye umutwe. oya urebye uriya muntu twari duhuye ataye amafaranga gerageza nyine kumuvugisha ngo yamusubize hama birangiye namubona. Okay, ariko habaye hari ikibazo wambwira nkabwira papa akagufasha. Oya uri kumva narindi hariya n'ubundi nari mvuye mu rugo urabona ndi muri quartier mbona ataye amafaranga narindi kutrayinga kumuvugisha ngo nyamuhe. Ndabona yanarenze nta nubwo akiri hano hafi. Uriya muntu se uramuzi? Mbonye arenga ntabwo usanzwe muziranye n'ubwo muri quartier y'iwanyu ariko. Numwe naje gasanga ari iwanyu mu rugo. Yes. Ku munsi nza kureba ari kumwe na sister wawe niba mbyibuka neza. So kubera nari mbonye nanamuzi ataye amafaranga nari mvuze wenda reka ngerageze nyamusubiza. None se ubu disa arayabona ate? Nze kubwira sister se basi aze kumuguhamagarira. Yaze nko kuma nimero ahubwo na nimero ye wawe ufite. Yanjye nimero ntayo mfite. Ahubwo sister niwe cyagiye bamuzanye niwe ifite. Ahubwo namukubwira nta kibazo. Oya we ntabwo byari ngombwa kumubwira ko yataye amafaranga ahubwo wowe wambwira byonyine akama nimero ze nkaba nazi kumuvugisha nkayamuha. Ufite ya nimero yanjye? Ndaza kwaka sister nimero wowe nyandikira sibyo? Ndaka sister nimero zuriya muhungu nanjye muheruka cyagiye yaje kundeba mu rugo. Njye nari ndwaye. Oya wakoze iki nese ugiye kutaramera neza? Ngiye guhaha. Ariko uko biri kose narakize. Ntabwo ugikandagira ngo wumve uri kubabara. Sigaye nanirukamo gakeya. Okay. Gafungiye nagenda. Gusa umfashije waza kugira kunyekera sister nimero ze ndani nkaza kuyama gusa. Nuze nyine kumubwira ko ari amafaranga ntabwo byabaye bisa neza. Ndabikora nta kibazo. Ahubwo nyine reka ngushimire cyagiye waramfashije cyane kuko nari nangiritse cyane. Sinabonye no kuntu ngushimira. Basi se nimba ufite umwanya waretse tukajyana mu rugo ndemera nsubire inyuma nta kibazo. Basi tugende tuganire. Hani ni inshingano zanjye. Ikindi uri umukobwa mugenzi wanjye tureke no kuba ndi umudokiteri. Umukobwa mugenzi wanjye anytime nanjye nakenera service guturutseho. Nagombaga kubikora ko nicyo narahiriye. Niyo wankoze ku mutima ariko naribi. Gusa wumve ko ngushimira bivuye ku mutima. Ikibazo cyose uzagira uzaze mu rugo bazagufasha nta kibazo. Meze neza nta kazi nyine n'abandi bose ni kurambafasha. Icyongeyeho uri umukobwa mugenzi wanjye nagombaga kukwitaho cyane ko nagize iwanyu nsanga ari kesi yuko ababyeyi batari kukumva 100% kubera guhangayika so nagombaga kukuba hafi rero. Reka nkomeze ngende ubwo wenda no kwibuka weho unyandikire kuko telefone nanyisize mu rugo ningera mu rugo bari bantumye ku muhanda aringira mu rugo ndahita nkubwira sibyo. Gusa nugira ikibazo pe papa arahari kugufasha kuko nimba ari umuntu wa mbere yashimye kubera ukuntu wamfashije nawe urimo. Merci. Gusimane kumera tumva umutima utabasha kubyakira niko kubuzima utanga ikisame sinorohewe